tuzamurira Imana amaboko. Hari umugabo uri muri iri teraniro afite agahinda ko kubura urubyaro, umutima we umaze kunanirwa kubera kunanirwa gutegereza. Tambuka wegere hino wumve Imana ikubwira. Mana irambwiye ufite agahinda kubera umwana warirukansa ariko nta gisubizo wabona. Madame arihe? Iri joro uraramuteye. Imana igiye kuguhereza kabiri. Inyuma yawe hari amajwi menshi yifuza gusenya urugo rwawe. Kindi imibereho urimo si myiza. Je mvuga urabizi. Ayindi Imana zirigirana ayindi nzashira mu nzira zanjye, ayindi Imana zirigirana ayindi nzashira mu nzira zanjye. Imana ivuganye nanjye, irashaka kugukorera igitangaza kidashingiye ku mwana w'umuntu. Bwira inzu urimo Imana igiye kuguhereza inzu nini. Ubu tuvugana ndi iwawe mu rugo, ubu tuvugana ndi iwawe, ubu ndi kuhareba neza. Bakubwire n'icyo uraramo naho ujyamo. Imiti ndi kureba wakuye ahantu ugera mu rugo ubanza uyijugunye Imana igitabara. Irahari. Urabona mu cyumba hano ujyamo, urabona igikapu kiri imbere y'uburiri bwawe kirimo imiti cyangwa nta? Ayindi Imana nzirigirana ayindi nzashira nzira zanjye, n'ayindi Mana zirigirana ayindi nzashira ayindi Mana nzira zanjye, n'ayindi Mana zirigirana ayindi nzashira mu nzira zanjye. Imana irambwiye ngo niwamara kuyikura muri kiriya gikapu ukajya kuyijugunya, witegure kuzaba. Matera haleluya, Haleluya. Imana irambwiye ngo amarira yawe Imana igiye kuyarangiza. Imana irambwiye ngo urugamba warebaga uyu munsi ni finali, Uwiteka agiye guca inzira. Hari ibyari byaranze Imana iteye stampu bigiye gukunda kuko ari Imana ibivuga. Wamera ikiganza umuntu muri kumwe ukamubwira ngo isoko ry'abanzi bawe Imana irariremuye. Mbere ya mikrofone uwo mugabo. Haleluya wa mugabo we. Amen amen. Haguruka utere haleluya. 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 Cyambere Imana irambwiye ngo irashaka uyikorere kuko yagusimbukije impfu n'akagambane kenshi. Ibyo mvuga urabizi. Imana yagusimbukije. Kora mu gituza cyawe vuga ngo ndagushimiye Mana kundinze kanseri. Ndagushimiye Mana kundinze kanseri. Imana irambwiye mu gihaha cyawe Satani yaragiye gutezamo kanseri, kandi iyo kanseri yari igiye guturuka ku kunywa itabi. Imana irambwiye ngo niba ushaka gukira icyo kintu reka itabi, Imana ikugirire neza. Papa, Imana irambwiye wowe wakabaye uri umukire, wagiye uhura n'amahirwe menshi aguca mu myanya yo kwiyareba.
umunsi tuvugana ikintu cyose ugerageje ntigikunda papa. Ukwemereye ikintu birangira gutya. Wakendeye muri sosiyete y'abantu ubagirira neza, ariko uyu munsi ntawe wahamagara unagiye kuburara ngo aguhereze n'ibihumbi 10. Imana irambye ngo irashaka gutabara ubuzima bwawe. Hari ibintu bitatu bigiye kukubaho niba kwemerera Imana. Icyambere, Imana igiye kuguhereza akazi, kandi ako kazi nakambukiranye imipaka. Ndabona uri kurivora utwaye. Mu buzima busanzwe ukora iki? Can I prophesy? Prophesy, man of God. Go deeper. Imana igiye kuguhereza akazi. Ikindi, Imana yakurinze akagambanira gereza kandi urirebesha. Maya posha. Tabana. Imana irambye ngo ikurinze kumva inkuru mbi. Nabonaga telefone yari guhamagaye, kandi iyo telefone yari inkuru mbi. Nabonaga iturutse i Burundi. Ninde uri i Burundi? Ninde uri i Burundi? Yo babana. Amateka nije musaruro w'ubuntu byabiye by'amarira umunezero. Uramije Imana bambwiye ikintu gikomeye. Genda hamwe n'uriya mugabo. Haguruka papa, genda hamwe n'uriya mugabo. Imigisha yawe yangezeho Papa, kuva uyu munsi Imana irambwiye gusaba kurema. Cya kabiri, Imana irambwiye ngo ole salimori yakoze. Agira umuntu uzanira akatsi hanze, akatsi cyatsi gitoya. Amateka nije musaruro w'ubuntu byabiye by'amarira byahindutse umunezero gusa. Imana iguhe umugisha. Aya mazi ni amazi asanzwe, nta kindi kirenze, ariko ndayasengeye kuva uyu munsi. Inzoga, itabi bizongera kugera mu kanwa kawe mu izina rya Yesu. Talimoriasa. Kabiri, mbonye marayika afite umukubuzo, urabona ku muryango wawe. Iruhande rw'umuryango ndabonaga marayika arimo arakubura asohora ikintu kimeze nk'itabi. Hari itabi rihari? Uraza kurijugunya nugerayo? Imana iguhe umugisha. Reka amaboko yacu azamurirwe Imana. Prophesy, man of Kuva God. uyu munsi fungura ayo mazi nyasengera. Ayo mazi gusengera Imana igukure muri icyo kintu cyari cyarakubaza. Warabigerageje ngo bireke biranga papa, wirira. Imana iragukunda. Ayo mazi ndagusengeye, aya mazi ahinduka amaraso ya Kristo. Imana igukure ku tabi, igukure ku nzoga. Kuva uyu munsi uzaba umugabo uhamye, umuryango wawe uzawugirira umumaro mu izina rya Yesu. Imana izakugira uw'agaciro, abantu bazabone ko wasenze. Iyicare Imana iguhe umugisha. Ayo mazi akemuye ibibazo wari ufite byose. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere y'uko ubimbwira banamaze kubibona. humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere y'uko ubimbwira banamaze kubibona. kandi ntuterwe ubwoba, kandi ntuterwe ubwoba, ibyo byose bikugose, yuko ndi Uwiteka Imana yawe. Haleluya. mama ubwo wari uri hariya uramya Imana, nabona gutari hariya nakubonaga uri mu kindi kirere. Imana imbwira ibintu bitatu. Icyambere, Imana yo mu ijuru irambwira ngo ubuzima ubayemo ntabwo bunejeje. Imana irashaka kuguhindura ubuzima. Cya kabiri, Imana yo mu ijuru irambwiye ngo
umubabaro n'igikomere ufite watewe n'umwana w'umuntu umeze nk'umugabo. Maya sala peteri morgariasa ta ukamwizera ukamuha umutima wawe ukabyara rimwe kabiri gatatu ariko bikarangira gusize mu gikomere kane. Imana irambwiye ngo niyo yonyine igiye guhindura ibihe uhagaze. Mama ufite intoki zingahe? Eshanu. Uhembwa amafaranga angahe? 50. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi Imana igiye kuguha akazi kandi ugiye kwikorera, ugiye kuba umucuruzi. Anastabe na sasa. Hari ibintu by'amasuku mbona Imana igukuramo. Imana igushize ku musozi wo gutunga amafaranga. Imana igushize ku musozi wo kutazapfa urira. Imana igiye kugushira ku musozi wo kunezerwa. Kandi nutengugoba nibyo byose bikugose kuko nduwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Kandi nutengugoba nibyo byose bikugose kuko nduwiteka Imana yawe manuwe no. Haleluya. Kandi nutengugoba ibyo byose bikugose kuko nduwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Bane ngiye kubyibageza gusa gusengera hano n'ubwa mbere ugeze hano. Mani gukuye hano nabonaga uri gukorera amasuku mbona kujyanye mu mwanya mwiza wo kwikorera. Kandi nutengugoba ibyo byose bikugose kuko nduwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Kandi nutengugoba ibyo byose bikugose. Ndafunguza imiryango y'amafaranga. Ugende utunga amafaranga. Amafaranga kwitabe uzaba umukire. Horiya mama shana bosa wakire kurohoka ugende mu mucuru. Imana iguhumurize. Iyo Mana ndayemera. Ujya kwiyicarira. Reka amaboko yacu azamurirwe Imana. Amen. Mana ni wowe turamburiye amaboko. Amaboko yacu aramburiwe wowe. Imana irambye ngo ntabwo uzagwa muri ubwo butayu. Wowe waje gusenga ntabwo uzagwa muri ubwo butayu. Ubwo butayu bw'amarira ntabwo uzabugwamo. Ntabwo uzagwa mu butayu bw'ubukobwa. Ntabwo uzagwa mu butayu bwo kurira. Kazungu ntabwo uzagwa mu butayu. Papa ntabwo uzagwa mu butayu. Yaw! Tera haleluya. Kubera Imana byose ni ukubera Imana. Papa Prosper ntabwo uzagwa mu butayu. Haguruka uramburire Imana amaboko. Igihe kirageze Imana ikakumara ijoro ry'amarira. Igihe kirageze Imana igahindura ibihe.